Abalewi ibice bine. Titire yaho iravuga ngo Abalewi babarurwa imirimo yabo isobanurwa. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati bara umubare w'abakohati ubarobanure mu Balewi bandi, ubabare nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, abasagije imyaka y'ubukuru 30 batarasaza 50, abakwiriye gukora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro bose. Iyi aba ariyo mirimo abakohati bakorera mu ihema ry'ibonaniro, ni iy'ibyera cyane. Uko bagiye kubambura, Aroni ajye yinjirana n'abana be, bamanure umwenda ukingiriza ahera cyane, bawutwikirize isanduku y'ibihamya, bawutwikireho igicaniro cy'impu z'inyamaswa zitwa tahashi, bakirambureho umwenda w'umukara w'akabayonga musa, baseseke imijisho mu bifunga byayo. Kandi ameza y'imitsima yo kumurikwa bayarambureho umwenda w'umukara w'akabayonga, bawushyireho amasahani n'udukombe n'imperezo n'ibikombe byo gusukisha amaturo y'ibyo kunywa. Kandi n'iyo mitsima itaburaho nayo iwubeho. Babirambureho umwenda w'umuhemba, bawutwikireho igicaniro cy'impu za tahashi, baseseke imijisho mu bifunga by'ayo meza. Bende umwenda w'umukara w'akabayonga, bawutwikiriza igitereko cy'amatabaza n'amatabaza yacyo n'icyuma cyacyo gikuraho ibishirira n'udusahani dushyirwaho ibishirira n'ibisukisho by'amavuta byacyo bakoresha imirimo yacyo. Bagihambirane n'ibintu byacyo byose mu gicirane cy'impu za tahashi, bagishyire ku biti bimeze nk'ingobyi. Igicaniro cy'izahabu bakirambureho umwenda w'umukara w'akabayonga, bawutwikireho igicirane cy'impu za tahashi, baseseke imijisho mu bifunga byacyo. Kandi bende ibintu bakoresha byose bikoresherezwa ahera, babihambire mu mwenda w'umukara w'akabayonga, babitwikireho igicirane cy'impu za tahashi, babishyire ku biti bimeze nk'ingobyi. Bayore ivu ku gicaniro, bakirambureho umwenda w'umuhengeri, bagishyireho ibintu byacyo byose bakoresha imirimo yacyo, ibintu bishyirwamo umuriro w'amakara n'ibyuma by'ingobe byarura inyama, n'ibintu bayoza ivu n'inzabya n'ibintu by'iki gicaniro byose, bakirambureho igicirane cy'impu za tahashi gitwikirire, baseseke imijisho mu bifunga byacyo. Aroni n'abana be nibamara gutwikira iby'ahera n'ibikoresherezwaho byose, abantu bagiye kubambura, maze abakohati babone kuza kuberemerwa. Ariko ntibagakore ku byera badapfa. Ibyo aba ari iby'abakohati baremererwa byo mu ihema ry'ibonaniro. Kandi ibyo Eleyazari mwene Aroni umutambyi arindishwa biba amavuta ya cya gitereko cy'amatabaza n'umubavu mwiza w'ikivange n'ituro ry'ifu ritaburaho n'amavuta ya elayo yo gusiga. Kandi arindishwe n'ubuturo bwera bwose n'ibiburimo byose, ahera n'ibintu byaho. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati umuryango w'abakohati urimo imiryango, ntimukawukuzeho ngo uve mu Balewi, ahubwo mujye mubagenzereza mutya kugira ngo babeho badapfa nibegera ibyera cyane. Aroni n'abana be bajye binjiramo, babatoranye imirimo, umuntu wese umurimo we n'icyo aremerwa. Ariko bo ntibakinjizwe no kubona ibyera n'akanya nk'ako kumiraza badapfa. Uwiteka abwira Mose ati bara umubare w'Abagerushoni nabo nk'uko amazu ya ba sekuru ari, nk'uko imiryango yabo iri, ubare abasagije imyaka y'ubukuru 30 batarasaza 50, abakwiriye gukora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro bose. Iyi aba ariyo mirimo imiryango y'Abagerushoni bakwiriye gukora n'ibyo bakwiriye kuremerwa.
bajye baremerwa ibikombate bisakara ubuturo bwera n'ihema ry'ibonaniro n'ikirisakara n'igicirane cy'impu za tahashi gisakara hejuru y'icyo n'umwenda ukinga umuryango w'ihema ry'ibonaniro n'imyenda ikinzwe y'urugo rw'ubwo buturo n'umwenda ukinga irembo ry'urwo rugo rugota ubuturo bw'igicaniro n'imigozi yabyo n'ibintu byose bifatanye nabyo, kandi bajye bakora imirimo yabyo yose. Mu mirimo yabo abagerushoni bajye bategekwa na Aroni n'abana be ku byo baremerwa byose no ku mirimo bakora yose, mubarindishe ibyo bakwiriye kuremerwa byose. Yaba ariyo iba imirimo y'imiryango y'abagerushoni yo mu ihema ry'ibonaniro, imirimo barindishijwe bajye bayikoreshwa na Itamari mwene Aroni umutambyi. Abamerari ubabare nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, ubare abasagije imyaka y'ubukuru 30 batarasaza 50, abakwiriye gukora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro bose. Ibi abe ari byo bategekwa kurinda no kuremerwa, abe ariyo iba imirimo yabo yo mu ihema ry'ibonaniro yose. Imbaho z'imiganda n'ubuturo bwera n'imbumbe zazo n'inkingi zazo n'imyobo zishingwamo n'inkingi z'urugo rubugota n'imyobo zishingwamo n'impambo zazo n'imigozi yazo n'ibintu bifatanye nabyo byose n'ibyo gukoreshwa imirimo yabyo byose. Muvuge mu mazina ibintu bategekwa kurinda no kuremerwa. Iyo aba ariyo iba imirimo y'imiryango y'Abamerari, imirimo yabo yose mu ihema ry'ibonaniro bajye bayikoreshwa na Itamari mwene Aroni umutambyi. Mose na Aroni n'abatware b'iteraniro babara abakohate nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, babara abasagije imyaka y'ubukuru 30 batarasaza 50, abakwiriye gukora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro bose. Ababazwe bo muri bo nk'uko imiryango yabo iri baba 2,750. Abo ni bo babazwe bo mu miryango y'abakohati, abakorera mu ihema ry'ibonaniro bose. Abo Mose na Aroni babaze uko Uwiteka yategekeye mu kanwa ka Mose. Kandi ababazwe bo mu bagerushoni nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, bari abasagije imyaka y'ubukuru 30 batarasaza 50, abakwiriye gukora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro bose. Ababazwe bo muri bo nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, baba 2,630. Abo ni bo babazwe bo mu miryango y'abagerushoni, abakorera mu ihema ry'ibonaniro bose. Abo Mose na Aroni babaze uko Uwiteka yategetse. Kandi ababazwe bo mu miryango y'Abamerari nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, bari abasagije imyaka y'ubukuru 30 batarasaza 50, abakwiriye gukora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro bose. Ababazwe bo muri bo bose nk'uko imiryango yabo iri, baba 3,200. Abo ni bo babazwe bo mu miryango y'Abamerari, abo Mose na Aroni babaze uko Uwiteka yategekeye mu kanwa ka Mose. Uyu ni wo mubare w'ababazwe bose bo mu Balewi, abo Mose na Aroni n'abatware b'Abisiraheli babaze nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, basagije imyaka y'ubukuru 30 batarasaza 50, abakwiriye bose gukora umurimo wose wo mu ihema ry'ibonaniro cyangwa kuremerwa ibyo muri ryo. Ababazwe bo muri bo baba 8,580, uko Uwiteka yabitegetse Mose. Ababarisha umuntu wese nk'uko umurimo we uri, nk'uko ibyo akwiriye kuremerwa biri, uko aba ariko bababara uko Uwiteka yategetse Mose. Kubara ibice 5. Amategeko ategekwa abanduza. Uwiteka abwira Mose ati, tegeka Abisiraheli bakure mu mahema yanyu umubembe wese n'uninda wese n'uhumanyijwe n'intumbi wese, nabo baba abagabo cyangwa abagore, mujye mubakuramo mubajyane inyuma yaho, kugira ngo batanduza aho mubambye amahema ntuye hagati. Abisiraheli bagenza batyo, babakura mu ngando zabo
uko Uwiteka yategetse Mose abe ariko Abisiraheli bakora. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli uti, umugabo cyangwa umugore nakora icyaha cyose mu byo abantu bakora akagibwaho n'urubanza, yatura icyaha yakoze kandi arihe icyamushyirishijeho urubanza, akiri uwo yacumuyeho kitagabanije, kandi yongereho ikingana n'igice cyacyo cya gatanu. Ariko niba uwo muntu yacumuyeho atasize mwene wabo wa bugufi wariho icyashyirishijeho kuri wa wundi urubanza, Uwiteka aba ari we ukirihwa gihabwa umutambyi, cyongerwaho isekurume y'intama y'impongano bamuhongerera. Ituro ryose ryererejwe ryo mu byera by'Abisiraheli bashyira umutambyi rizabe irye bwite. Ibyera umuntu wese yejeje bizabe iby'umutambyi bwite, icyo umuntu aha umutambyi cyose kizabe icye bwite. Itegeko ryo gushora umugore ufuhiwe. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli uti, umugore w'umuntu nahindukirira undi agacumurisha ku mugabo we gusambana n'uwo umugabo we ntabimenye bigahishwa, umugore akaba yanduye, ntaba umushinja, ntaba atafashwe akibikora, umugabo we agafatwa n'ifuhe agafuhira umugore we yanduye, cyangwa yafatwa n'ifuhe agafuhira umugore we atanduye koko, nuko uwo mugabo ashyira umutambyi umugore we, amumushyirane n'ituro amutangiriye ry'igice cya 10 cya efa n'ifu ya sayiri. Ntakayisukeho amavuta ya elayo, ntakayishyireho umubavu, kuko ari ituro ry'ifu riturishwa n'ifuhe, ituro ry'urwibutso rwibutsa gukiranirwa. Umutambyi yigize uwo mugore hafi, amushyira imbere y'Uwiteka. Uwo mutambyi yendesha amazi yera ikintu cy'ibumba, yende ku mukungugu wo hasi wo mu buturo bwera, awushyire muri ayo mazi. Ashyire uwo mugore imbere y'Uwiteka, amutendeze umusatsi, amushyire ku mashyi rya turo ry'urwibutso, ituro riturishwa n'ifuhe. Uwo mutambyi afate mu ntoki ayo mazi asharira atera umuvumo, maze arahize uwo mugore amutongera ati, niba ari nta mugabo mwasambanye, kandi niba utarahindukiriye undi ngo wiyanduze ugitegekwa n'umugabo wawe, aya mazi asharira atera umuvumo ye kugira icyo agutwara. Ariko niba warahindukiriye undi ugitegekwa n'umugabo wawe, ukaba wanduye, hakagira uwo muryamanye atari umugabo wawe, maze uwo mutambyi arahiza uwo mugore indahiro yo kwivuma amutonga ati, Uwiteka aguhindurishe intukano n'indahiro mu bwoko bwawe, kunyunyura ikibero cyawe, agatumbisha inda yawe. Kandi aya mazi atera umuvumo ari bujye mu mara yawe, atumbishe inda yawe, anyunyure ikibero cyawe. Uwo mugore yikiriza ati, amena, amena. Uwo mutambyi yandike iyo mivumo mu gitabo, ayogesha ayo mazi asharira, anywesha uwo mugore ayo mazi asharira atera umuvumo. Ayo mazi atera umuvumo azamugeramo amusharirire. Umutambyi akure rya turo ry'ifu riturishwa n'ifuhe ku mashyi y'uwo mugore, arizungurize imbere y'Uwiteka, arijyane ku gicaniro. Yende kuri iryo turo iryuzuye urushyi ribe urwibutso rwaryo, aryosereze ku gicaniro, abone kunywesha uwo mugore y'amazi. Namara kuyamunywesha bizaba bitya, niba yanduye akaba acumuye ku mugabo we, ayo mazi atera umuvumo amuzamugeramo amusharirire, atumbe inda, anyunyuke ikibero, umugore ahinduke intukano mu bwoko bwe. Ariko niba atanduye, ahubwo akaba adahumanye, ntacyo azaba, ntibizamubuza gusama inda. Iryo ni ryo tegeko ry'ifuhe ku mugore ugitegekwa n'umugabo we agahindukirira undi akaba yanduye, no ku mugabo ufatwa n'ifuhe agafuhira umugore we. Ashyire uwo mugore imbere y'Uwiteka, umutambyi amugirire ibitegekwa n'iryo tegeko byose. Nibwo uwo mugabo azaba akuweho gukiranirwa, umugore akaba ari we ugibwaho no gukiranirwa kwe. Itegeko ry'Abanaziri. Iki ni igice cya 6. Uwiteka abwira Mose ati,
bwira Abisiraheli uti umugabo cyangwa umugore niyirobanurisha mu bandi guhiga umuhigo wo kuba umunaziri ngo yiyereze Uwiteka, yitandukanya na vino n'ibisindisha bindi, ntakanywe umushari wa vino cyangwa igisindisha kindi, ntakanywe ibyo kunywa by'uburyo bwose byaturutse mu nzabibu, ntakarye inzabibu mbisi cyangwa zumye. Munsi yose y'ubunaziri bwe ntakarye ikintu cyose cyavuye ku muzabibu, naho kaba akabuto k'imbere y'inzabibu cyangwa igishishwa cyayo. Mu minsi yose y'umuhigo ubunaziri bwe icyuma cyogosha ntikikagere ku mutwe we. Iminsi yo kwera k'Uwiteka kwe itarashira abe uwera, areke umusatsi we uhirimbire. Mu minsi yose yo kwera k'Uwiteka kwe ntakegere intumbi, ntakihumanishe urupfu rwa se cyangwa rwa nyina cyangwa rwa mwene se cyangwa rwa mushiki we, kuko kwiyereza Imana kwe kuri ku mutwe we. Mu minsi y'ubunaziri bwe yose ahore ari uwerejwe Uwiteka. Kandi nihagira umuntu upfa akanuka ari iruhande rwe akanduza kwera kwe, aziyogosheshe ku munsi wo guhumanuka kwe. Umunsi wa karindwi aba ariho yiyogoshesha. Ku wa munani azane intungura ebyiri cyangwa ibyana by'inuma bibiri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, abihe umutambyi. Maze umutambyi atambe kimwe ho igitambo gitambirwa ibyaha, ikindi agitambeho igitambo cyo koswa, amuhongerere impongano y'icyaha ya ntumbi yamuzaniye, amweze umutwe kuri uwo munsi. Umunaziri yongere yereze Uwiteka iminsi y'ubunaziri bwe, azane umwana w'intama utaramara umwaka ho igitambo cyo gukuraho urubanza, ariko iminsi yabanje izaba ipfuye ubusa, kuko ubunaziri bwe bwahumanijwe. Iri ni ryo tegeko ry'umunaziri rimutegeka namara kurangiza iminsi y'ubunaziri bwe. Azanwe ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, atambire Uwiteka ibitambo bye, umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka udafite inenge w'igitambo cyo koswa, n'uw'umwagazi utaramara umwaka udafite inenge w'igitambo cyo gutambira ibyaha, n'isekurume y'intama idafite inenge w'igitambo cy'uko ari amahoro. Ikibo cy'imitsima itasembuwe n'udutsima tw'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya elayo, n'udutsima dusa n'amabango dusizweho amavuta ya elayo, bitambanwe n'ituro ry'ifu n'ibyo kunywa yo kuri byo. Umutambyi abimurike imbere y'Uwiteka, atambire uwo muntu icyo gitambo gitambirwa ibyaha n'icyoswa, kandi atambire Uwiteka n'iyo sekurume y'intama w'igitambo cy'uko uwo muntu ari amahoro, aturane nayo ya mitsima idasembuwe yo muri cya kibo, kandi umutambyi aturane nabyo ituro ry'ifu n'iry'ibyo kunywa ryo kuri byo. Uwo munaziri yiyogosheshereze umutwe we wejejwe ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, yende umusatsi wari ku mutwe we wejejwe, awushyire mu muriro uri munsi ya cya gitambo cy'uko ari amahoro. Umutambyi yende urushyi rw'ukuboko rutetse rwa ya sekurume, n'umutsima umwe udasembuwe wo muri cya kibo, n'agatsima kamwe kadasembuwe gasa n'ibango, abishyire ku mashyi y'uwo munaziri amaze kwiyogoshesha umutwe we wejejwe. Umutambyi abizunguriza imbere y'Uwiteka bibe ituro rijungujwe. Iryo ni ituro ryera, ni umwanya w'umutambyi hamwe n'inkoro ijunguje n'urushyi rw'ukuboko rwerejwe. Ibyo birangiye umunaziri abone kunywa vino. Iryo ni ryo tegeko ry'uhiga umuhigo w'ubunaziri n'iry'amaturo aturira Uwiteka ubunaziri bwe, utabariyeho ibyo yabasha gutura adategetswe. Umuhigo yahize awigire uko itegeko ry'umunaziri bwe ritegeka. Umugisha abatambyi basabiraga Abisiraheli. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be uti uku ariko mujya muhesha Abisiraheli umugisha muti, Uwiteka aguhe umugisha akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro. Uko abe ariko bashyirisha izina ryanjye mu Bisiraheli, nanjye nzabaha umugisha.